ko watuma umukoboa hora agutekerezaho. Hari abasore benshi bibaza impamvu hari abagabo bamwe abakoboa badashobora kwibagirwa. Ugasanze umukoboa ahora ashaka kubavugisha, ashaka kubabona, ashaka kumenya aho bari, kandi rimwe na rimwe nta bintu byinshi bakoze. Ariko hari undi musore ushobora gukora byose, guhora yandika ubutumwa, guhora ahari, gukora ibyo asabwe byose, kwitanga cyane. Ariko umukoboa ntamuhe umwanya ashaka. Ikibazo rero kiba kirihe? Akenshi, ikibazo kiba kiri ku buryo witwara no ku buryo umuntu yumva iyo ari kumwe nawe. Ikintu ca mbere ugomba kumenya ni uko abantu baha agaciro ibi bintu bitabonetse byoroshe. Iyo umuntu azi ko ashobora kukubona igihe ico ari cyo cyose, ko ashobora kukwandikira igihe ico ari cyo cyose, ko igihe cawe cyose kiri kuri atangira kukubona ikintu gisanzwe. Kandi ibintu bisanzwe cyane, abantu babimenyera vuba. Niyo mpamvu ugomba kugira ubuzima bwawe. Tukagira ubuzima buzenguruka umukobwa gusa. Jya ugira gahunda zawe, inshuti zawe, akazi kawe, ibyo ukunda gukora, ni bintu urimo kubaka. Ku buryo umuntu yumva ko umwanya wawe ufite agaciro. Kuko abantu bakunda ibintu bibagora kubona. Ikindi kintu gikomeye ni uburyo uvuga. Hari abasore benshi bumva ko kugira ngo umukobwa abakunde cyane, bagomba kuvuga cyane cyangwa gukora ibintu byinshi byo gushimisha. Ariko rimwe na rimwe umuntu uvuga make ariko utuje, ni we ugira imbaraga kurusha abandi. Iyo uvuga utuje, iyo utega amatwi neza, iyo utihutira gusubiza ibintu byose, bituma umuntu yumva ko wizeye. Kandi abantu bakurura cyane n'umuntu wizeye. Ntabwo ari umuntu usaba kwitabwaho buri kanya. Hari ikosa rikomeye abasore benshi bakora. Iyo umukobwa ati gusubiza ubutumwa cyangwa agahinduka gato bahita bagira ubwoba. Bagatangira kohereza ubutumwa bwinshi, guhatiriza ibiganiro, kubaza ibibazo byinshi, no gushaka ibisobanuro buri kanya. Kandi ibyo akenshi bituma umukobwa arushaho kugenda kure. Kubera ko umuntu uhora afite ubwoba bwo gutakaza undi, asa nk'utiyizeye. Ahubwo rimwe na rimwe ikintu gikomeye wakora ni ukugumana ituze. Niba umuntu ahuze cyangwa yifuje umwanya we mureke. Ntukirukanke inyuma ya buri kantu. Iyo umuntu abonye ko utajya uhungabana buri kanya, bituma arushaho kukubaha. Kandi kubaho ni kimwe mu bintu bikurura cyane. Hari ikindi abantu benshi batajya bavuga. Abakobwa benshi bakururwa n'umuntu ubatera ibishimo. Ntabwo ari umuntu urambirana. Ntabwo ari umuntu uvuga ibintu bimwe buri munsi. Abantu bibuka uko wabateye kumva. Niyo mpamvu ugomba kwiga kuganira neza. Jya uvuga ibintu bishimishije, jya usekeje, jya utuma umuntu yishima iyo muvuganye, jya uvuga ibintu bituma atekereza. Kuko iyo umuntu akunze uburyo yumva iyo ari kumwe nawe, atangira guhora agutekerezaho. Ikindi kintu gikomeye ni uko ugomba kwitaho. Ntabwo bisaba kuba mwiza kurusha abandi bose, ariko ugomba gusa neza. Jya wambara neza, jya ugira isuku, jya ugaragara neza, jya ugira impumuro nziza. Kubera ko uburyo witaho bwereka abantu uko wibona. Niba nawe utiyubaha, biragora ko abandi bakubaha. Hari ikintu gikomeye cyane ugomba kwirinda. Tukabe umuntu uhora ushaka kubwirwa ko akunzwe. Hari abasore bahora bashaka kumva amagambo yo kubakomeza, bashaka kubwirwa ko bakunzwe buri munsi, bashaka kwitabwaho buri kanya. Kandi ibyo bituma basa nk'abantu badatuje mu mutima. Abantu bakururwa cyane n'umuntu utuje kandi wizeye. Iyo umuntu yumva ko ufite amahoro imbere muri wowe, bituma ahora yifuza kuba hafi yawe. Ikindi kintu gikurura cyane ni ukutamenyekana cyane ako kanya. Tukabwire umuntu ibintu byose byawe mu minsi mike. Tugahita umubwira amateka yawe yose. Abantu bakunda kugenda bamenya umuntu buhoro buhoro. Iyo umuntu akubonye nkuwarangije kuvumbura byose kuri we, amatsiko arashira. Ariko yo gumana ibintu bimwe byawe bituma ahora ashaka kukumenya cyane. Kandi amatsiko ni imwe mu ntangiriro zo guhora umuntu atekereza undi. Hari abasore benshi bibwira ko gukunda umuntu cyane bivuze kumwirukaho cyane. Ariko ukuri ni uko abantu benshi bakunda ibintu bibagora gato. Ntabwo bivuze kwitwara nabi, ntabwo bivuze gukinisha abantu. Bivuze gusa kuba umuntu ufite agaciro ke. Umuntu utemera ibintu byose ngo ni uko akunda umuntu. Iyo wiyubashe, abantu barabibona. Kandi umuntu wiyubashe ntabwo aba umuntu wirukanka inyuma y'abandi buri kanya. Niyo mpamvu abantu bakururwa cyane n'umuntu ufite agaciro kandi ubizi. Ikintu cya nyuma ugomba kumenya muri iki gice ni iki. Tukagire umuntu umwe isi yawe yose. Iyo ubuzima bwawe bwose buzenguruka umuntu umwe, utangira gutakaza agaciro kawe buhoro buhoro. Ahubwo ubake intego zawe, amafaranga yawe, imibereho yawe, akazi kawe, n'ejo hazaza hawe. Ku buryo umuntu aza mu buzima bwawe asanga hari ibintu bikomeye urimo kubaka. Kuko abantu bakururwa cyane n'umuntu ufite icyerekezo mu buzima. Kandi umuntu ufite icyerekezo niwe abantu batinya gutakaza.